Abasore benshi baribaza bati nakora iki kugira ngo umukobwa nkunde by'ukuri koko? Hari abatekereza yuko bisaba amafaranga menshi cyangwa se impano zihenze, ariko ukuri ni uko urukundo rw'ukuri rutangirira mu mico myiza, mu kubahana ndetse no kuba umuntu w'inyangamugayo muri byose. Ibyo ngibyo rero gusa byanditse muri Bibiliya ngo mukorere nk'uko nanjye nabakunze. Aho ni Yohana 15:12. Gusa muri iki gihe ngo dukundane, ahubwo inzangano zaratumaze zaratwishe kurenza uko abitekereza. Ubwo rero niba munyemeye mureke turebere hamwe ibintu 7 wakora kugira ngo umukobwa arusheho kugukunda kandi arusheho kukubaha no kukubahisha. Niba munyemeye mureke tutangire ikintu cya mbere. Naho ikintu cya mbere, mwubahe kandi umuha agaciro. Ni ukuvuga ngo nuko mutayimenya, ariko umukobwa wese yifuza kubahwa. Gusa nawanga ibyiza ahubwo arayibura. Ariko ukuri ntukamuvugishe nabi, ntukamutesha agaciro imbere y'abandi. Kandi ikindi, jya umwubaha cyangwa se wubaha ibitekerezo bye muri byose. Ibyo bizagufasha kuba yakubaha kandi akakwiyumvamo kurenza uko abitekereza, byangombwa akanagusarira. Ni ukuvuga ngo icyubahiro ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukura kurenza uko abitekereza. Gusa benshi biratunanira cyangwa se tubyishe tubizi, turabyirengagiza ahubwo tukabuka inabi. Naho kabiri, jya uba umuntu w'inyangamugayo. Ntukamubeshye kugira ngo umushimishe kandi yishime kurushaho. Ndabizi ubu ngubu ahise uvuga ngo njyewe ntabwo nabaho nabeshye, ntibyankunda, ntabwo nakumva ntuje. Nibyo koko, ariko ibintu byose wowe kubera ko wabyisizemo. Kutabeshya niwo bigiramo uruhare, no kubeshya niwo bigiyemo uruhare. Ariko waya byiza wakora ibyo wasezeranye ukabikora neza, kandi ukirinda wisha ibintu by'ingenzi, kubera ko by'ingenzi ushobora kubyibagirwa. Ariko waya byiza mwese mwamya kugira ngo umwe ajye yunganira undi muri byose. Ibyo bikoze byanditse muri Bibiliya ngo mwambure ibinyoma muvugane ukuri. Aho nayo Efeso 4:25. Ni ukuvuga ngo iyo akwizeye, urukundo rwe cyangwa urukundo rwanyu ruwakura kurenza uko abitekereza. Gusa ibyo benshi byatunaniye kurenza uko abitekereza. Naho gatatu, mutega amatwi. Ni ukuvuga ngo yakubwiye ibimushimishije cyangwa imubabaje, mureka avuge kugira ngo abashe kuba yaruhuka mu mutima we. Ni ukuvuga ngo mwereke ko umwumva kandi ibyo avuga bifite agaciro kurenza uko wabitekereza. Ni ukuvuga ngo abantu bamwe bumva neza cyangwa se barumva neza ntibapfa kwibagirwa. Gusa muri iki gihe kumva neza byaracitse, abantu bose basigaye bumva nabi. Gusa nanone abumva nabi kwibagirwa baya byoroshye, abari mu kanya nk'ako guhumbya. Bivuze ngo biba byiza twakumva neza kugira ngo tubashe kwibuka cyangwa tutabashe kwibagirwa amabanga yacu dufitanye. Naho kane, mube hafi mu bihe byose. Ntukamufashe gusa igihe afite icyo akeneye cyangwa igihe ufite icyo ukeneye, ubwo mube hafi iyo yishimye ndetse n'iyo afite ibibazo, kubera ko aje kukwizera ndetse no kumva yuko uri umuntu w'ingenzi muri byose. Kumushyigikira bituma yumva ko afite umuntu ushobora kumwiringira cyangwa afite umuntu ashobora kwiringira muri byose, akazamuha hafi igihe cyose, yaba mu bibazo ndetse no mu bibi. Bigatuma icyizere gikura, akashobora gukunda kurushaho, kubera ko yakubonye nk'umuntu w'ingenzi muri byose kurenza uko abitekereza. Gusa muri iki gihe ibyo uzabibona hakeya. Naho gatanu, jya ugira intego mu buzima. Ni ukuvuga ngo abakobwa benshi bashimishwa n'umusore ufite icyerekezo cyangwa se viziyo. Ushobora kwibaza ngo bisaba iki, ariko ibi ntabwo biganye cyane, kubera ko ntabwo bisaba kuba umukire cyane, ahubwo bisaba gukunda umurimo, kwiga no guharanira iterambere. Ibyo ngibyo bishoboye. Ni ukuvuga ngo rwose uwabigezeho nta cyagisigaye. Ni ukuvuga ngo umusore ufite intego atanga icyizere cy'ejo hazaza, kubera ko abantu bose bamubonamo iterambere, ubukungu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa ibyo byegeranyije abenshi bisa nkaho byatunaniye. Gusa biba byiza twabikurikiza, kubera ko ni ingenzi kurenza uko abantu benshi babitekereza. Iterambere ntabwo risa, gusa benshi byatunaniye. Naho gatandatu, jya umwereka urukundo mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo ntukamuvugishe gusa ngo ndagukunda cyangwa ntukabwire gusa ngo ndagukunda. Mufashe igihe abikeneye, mwereka yuko umukunda, kubera ko ndagukunda agendanye n'ibikorwa nirwo rukundo rw'ukuri. Bana ngo ndagukunda gusa y'amagambo bishobora kuba uburyarya, ariko wewe n'ibikorwa, aho rwose aba ari urukundo rw'ukuri. Kandi ikindi, mushyigikire mu byo akora. Mwibuke yuko cyangwa se mwibuke ku munsi w'amavuko cyangwa se iyindi minsi y'ingenzi kurenza uko abitekereza. Ibyo bigoza byanditse muri Bibiliya ngo bana banjye ntitugakundane mu magambo gusa, ahubwo dukundane mu bikorwa ndetse no mu kuri. Aho ni Yohana 3:18. Ibyo bivuze yuko urukundo rw'ukuri rugaragarira mu bikorwa bya buri munsi, ariko bitari amagambo. Ariko nanone ishobora kuba amagambo ariko ahuye n'ibikorwa. Gusa ibyo abenshi byatunaniye ugereranyije. Naho karindwi, shyira Imana imbere y'umubano wanyu. Ni ukuvuga ngo festival mbere na mbere
banza Imana ibindi byose bize bikurikiyeho, kubera ko ibyo mushaka byose ni Imana izabibagiramo uruhare, ni Imana izabibakomereza, idahari nta cyakorwa. Ni ukuvuga ngo musengere hamwe, musabe Imana kuyobora umubano wanyu, kubaha ubwenge bwo kubaka urukundo rurambye cyangwa se urukundo rukomeye. Ni ukuvuga ngo umubano ufite Imana hagati yawo ugira amahirwe menshi yo kuramba cyangwa se gukomera kurushaho, cyangwa se kuguma kwaguka muri byose. Muri Bibiliya haranditse ngo nimwakisha Uwiteka inzu abayubaka baruhira ubusa. Aho ni Zaburi 127. Ni ukuvuga ngo mbere yo gusoza ibuka yuko n'aya mayeri cyangwa amagambo yubaka urukundo cyangwa se y'uburiganya ashobora gutuma urukundo ruramba, ariko nanone urukundo rurambye rwubakwa n'imico myiza, kwizerana, kubana ndetse no kubaka urukundo rurambye ndetse no kwitanga muri byose. Niba ushaka ko umukobwa gukunda, tangira ugerageze aya magambo 7 twavuze. Murakoze cyane gukurikirana inyigisho. Bibutsa yuko ubutaha tubavuga ibimenyetso 8 byerekana yuko umukobwa adashaka kugutakaza muri byose. Gushishikariza ntuzashobwe kubera ko izaba ikomeye cyane kwenza uko abitekereza. Imana wo mugisha kandi barinde, nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.